Hello guys, uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo wafungura account muri mining nshyashya. Tugiye kureba uburyo wabasha gufunguramo account akantu ku kandi. Mbere yo kugira ngo dutangire ndakwibutsa gukanda like kuri video, hanyuma unkandire subscribe niba hari igitekerezo ufite ucyandika muri comment kugira ngo tujye tubasha kubana no mu zindi video zigiye zitandukanye. Iyi mining bayita a network cyangwa se ANET bitewe n'uburyo ushaka kuyita, gusa ni a network cyangwa ANET. Ni gutyo iri kwitwa. Hanyuma iyi mining ni nziza cyane bitewe nuko irizewe, niko navuga. Iyi mining location ya cyangwa se aho ikomoka naho turaje tuharebere hamwe. Reka tubanze mbere yo kugira ngo turebe uburyo wabasha gufunguramo account, reka tubanze tuze turebe kuri X ya cyangwa se Twitter, turebe ese iyi mining ikomoka he cyangwa se ba nyirayo baturuka he. Okay, nkuko mubibona nituze kuri about iyi mining cyangwa se account yabo ya X ya Twitter, barakubwira ko iyi mining ituruka muri United States, ubwo ni muri Amerika, hanyuma muri California nkuko uri kubibona hano California. Hanyuma nituza ku bantu yaflowinze cyangwa se baflowinze, turasanga aribo biflowinze nyine nandi ma account yabo biflowinze. Urabona hano hari account yabo yo muri India, ingi Bangladesh, ingi bega. Urebye ukoze neza research urabona ko iyi mining uko byagenda kose irizewe. Hanyuma abantu noneho bari kuyinuze, bari kuyamamaza cyangwa se abantu bari kuyipostinga, abo bantu nukora research zawe uraza gusanga abo bantu nabo bizewe. Ama crypto menshi bagiye batanga yagiye yaba listed cyangwa se yagiye yajya ku masoko agiye atandukanye. Mbibutse ko gukora iyi mining cyangwa se gutangira iyi mining ni ubuntu, nta mafaranga namwe usabwa kugira ngo ubashe gutangira ku mining. Gutangira ni ubuntu. Hanyuma iyi mining ntabwo igendera kuri referral ngo wazanye aba referral benshi ngo uzagira ngo hari ngo coin uzabona nyinshi. Oya, ntabwo ibyo ngibyo ntabwo birimo muri iyi mining. Ikindi iyi mining ifite total supply ya miliyoni 21. Urumva ko ni total supply yayo ni ntoya cyane. Hanyuma bari kuvuga ko iyi mining ngo ndetse ngije ngo ije kugira ngo mbega ngije ngo guhangana ngo na Bitcoin. Gusa ibyo bintu ntabwo urebye Bitcoin uburyo ifite power cyane ndetse uburyo iremereye, ibyo bintu ntabwo twapfa kubyizera. Gusa tuzemera tubonye nyine niko ravuga. Okay, iyi mining ntuza muri search ya Play Store, muri Play Store ukandikamo a network gutya, a network gutya, a network, ugakora research uhita ubona application yayo. Dore app yayo, dore naba ngaba bafite iyi logo yabo ni a iri mu ruziga, dore ngiye a network. Okay, dore ngiye urabona, dore ngiye application yabo. Okay, ngiye urabona na downloadinze. Ukimara ku downloadinga urahita ukanda open. Gikora open urahita uhinguka ahantu hameze gutya, urahita uhinguka muri account imeze gutya. Ukigera hano rero, hano hari ahanditse login. Hano login ni wowe uraza hano kuri register, bitewe nuko nibwo bwa mbere nyine tugiye gufunguramo account. Uraza ukanda hano kuri register. Hanyuma register nta bintu byinshi bari bukubaze. Uraza hano ushyiremo email, hano ushyiremo password, hanyuma hano ushyiremo invitation code cyangwa se referral code. Iyo ngiyo iri kuri screen yawe. Gusa iyi referral code ntabwo bari kuyitangira ngo ibihembo byanuze ngo mining iri kubakangaye cyangwa se ngo oya, ntabwo ibyo ngibyo ntabwo birimo. Ikintu iyi referral code iri gufasha nuko hari ibihembo bagiye kujya batanga. Muri ibyo bihembo nawe niba uzabona ba referral, nawe ibyo bihembo uzabibonaho. Nawe uzabibona. Hari ibihembo bari kujya batanga buri ku cyumweru, hari telefone bari kujya batanga, ndetse hari nanuze n'amafaranga bari kujya batanga mu gihe wujuje abo ba referral. Niba nibuka neza ba referral 50 na amadolari, niba ari 50, niba ari 20, ntabwo ndi kwibuka neza. Gusa ntabwo ari ibintu bihoraho, ntabwo ari ibihembo bihoraho. Oya,
ntabwo ari ibihembo bihoraho babitanga rimwe na rimwe. Hanyuma ukimara kubyuzuzamo rero urashyiramo hano email yawe, hano ushyiramo password guys, gusa email utazibagirwa na password utazibagirwa, hano invitation code, hanyuma ahangaha uze ukandi continue to register, ubundi winjire muri account. Reka noneho nze ninjire muri account. Ukiyinjira muri account, ukigera muri account ni gutya urasanga hameze, urahita usanga bimeze gutya. Noneho aho dukorera mining urasanga ari hano, ahangaha hano urahita ubona handitse ngo start mining. Kanze mbibereke, sorry, bitewe nuko nje narangije gufunguramo account ndumva bitari bukunde. Urabona mpise mbona ko nanuze yanjye irangiye, mining yanjye irangiye. Urahita ubona hano dore haraba hameze gutya ngo not mining, cyangwa se usange handitse start mining. Noneho ahangaha dore ngaka hano dore ngiyi start anti-work, urabona ngo ni start anti-work. Iyi anti-work niko system yabo yitwa. Iyi project iri big strong, niyo mpamvu ugomba kuyitangira. Gusa mbere yo kuyitangira nawe ubanze ukore research zawe, ubanze ushaka amakuru yawe. Hari abantu benshi bugira ngo ibi bintu by'ama project cyangwa se iyi mishinga ya crypto ukagira ngo turabahatiriza. Nta muntu duhatiriza kujya muri iyi mishinga, bitewe nuko iyi mishinga ni ubuntu, nta kiguzi bigusaba, just gukandaho rimwe ku munsi. Wumva utabishoboye urabireka, nta muntu ubugushyizeho agahato. Nuko nyine twebwe twagerageje gukora research tukabona uwo mushinga urizewe, turavuga reka tubahe kugira ngo namwe mubashe kuwukora, nta gice na kimwe bazagusaba. Noneho urahita ubona hano handitse ngo start anti-work, ni ukuvuga ngo hano ntabwo uri buhite uhakanda, bitewe nuko niwahakanda ntabwo biri bukunde, ntabwo uri butangire mining. Ntabwo urahita uza hano kuri wallet, hano urahita uza kuri wallet ugifunguramo account bwa mbere. Hanyuma nugera hano kuri wallet, ahangaha urahita ukanda hano, ahangaha urasanga handitse create wallet, uhakande. Ukimara kuhakanda bahita baguha aho gushyiramo password urashyiramo imibare 4, urashyiramo imibare 4, urashyiramo kugera ku mibare 4. wenda ushobora gushyiramo wenda urugero bibiri cyangwa se ruba nyine wowe urashyiramo password ushaka. Iyo password ni ya wallet yawe, nayo uzi kuyandika ahantu kugira ngo utazabasha kuyibagirwa. Nuyibagirwa wallet yawe icyo gihe nyine account uzaba uyibuze, nta kugaruzanuze wallet birimo. Ntabyo nigeze mbona, cyetse niba bazabishyiramo nyuma, gusa ntabyo nigeze mbona. Hano rero uraza ushyiremo password. Iyo password make sure ko uri buyisavinge ahantu utazayibura. Urashyiramo password, wenda urugero reka nshyiremo iyanjye, urayishyiramo. Hanyuma nanone wongere uyishyiremo hepfo. Ndumva muri gusobanukirwa, ntabwo ibi bintu ntabwo ari bwa mbere nyine muri kubikora. Hanyuma urahita ugera muri wallet yawe, muri wallet yawe dore ni gutya imeze. Wallet yawe urahita usanga bimeze gutya, gusa njye bitewe nuko mining nayitangiye kare, urabona ko harimo izo maze kwinjiza. Izi ngizi wowe ushobora kutazisangamo. Guys, uyu mushinga cyangwa se iyi project muyitangire, dore harimo ibintu byinshi, bino tuzagenda tubigarukaho. Ni byinshi cyane, iyi project ifitemo ibintu byinshi cyane, tuzagenda tubigarukaho. Noneho reka turebe uburyo dukora mining. Tuza hano kuri home ecosystem, hano handitse ecosystem niho tuza. Hanyuma tugahita tuza tugakanda ahangaha handitse start anti-work. Hano start anti-work ukahakanda. Hano iyo uhakanze urabona mining ihita itangira. Mining imara amasaha 6, ubwo ku munsi tumayininga inshuro 4. Ubwo ubishoboye uzajya uza umayininga. Urabona ko hano baduhaye amasaha 6. Amasaha 6 nashira turongera tugaruke dukore mining. Guys, iyi project ni ukuri mushyiremo imbaraga cyane, bitewe nuko iyi project nkurikije amakuru nayikozeho cyangwa se ubushakashatsi nayikozeho, nabonye iyi project ishobora kuzaba yizewe cyangwa se ishobora kuba yizewe. Gusa ntabwo tuguhatirije ngo uyijyemo ku bushake bwawe cyangwa se ntuyijyemo, ibyo ntibikureba. Gusa njye nuko mbahaye project hakiri kare kugira ngo ejo mutazayibona yagiye ku isoko cyangwa se bari kuyibaha cyane ugasanga nibwo muri kuyinjiramo, kandi njye narayibahaye mu ba mbere. Njye mwari kumwe bangita Dariyusi.